twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani duhamagaye ku neza ye, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kutugera neza kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya 19 w'ibyumweru bisanzwe, tariki 10 Kanama 2026, ngo duhimbaza Mutagatifu Laurenti, umudiyakoni wa Kiliziya. Dore amasomo ajya kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere ry'umubare wa 2 Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 9:6 kugeza ku 10. Bavandimwe, muramenye ko uwabibye ubusa asarura ubusa, naho uwabibye byinshi agasarura byinshi. Buri wese rero atange ku mutima we ubimubwira atinuba, adahaswe, kuko Imana ikunda utanga yishimye. Imana ifite ubasha bwo kubasendezaho ibyiza by'ubwoko bwose, kugira ngo muhorane ibyangombwa igihe cyose no muri byose, mugasagura ndetse n'ibibafasha gukora ibikorwa byiza. Nk'uko byanditswe ngo yatanze ku buntu akwiza abakene, ubutungane bwe buzahoraho iteka. Uha umuhinzi imbuto zo kubiba, akanamuha umugati wo kurya, azabaha namwe imbuto zirumbure, kandi agwize umusaruro w'ubutungane bwanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 112. Imana ikunda utanga yishimye. Hahirwa umuntu utinya Uhoraho, agahimbazwa n'amategeko ye. Urubyaro rwe ruzagira amaboko mu gihugu, ubwoko bw'abantu b'intungane bugira umugisha. Hahirwa umuntu ugira impuhwe kandi akaguriza abandi, ibintu bye aba abigengana ubutungane. Ntabwo azigera ahungabana bibaho, azasiga ubwibutso rudasibangana. Ntakangaranywa n'ibihuha bibi, akomeza umutima akiringira Uhoraho. Umutima we uhora mu gitereko, ntagire icyo yikanga, agashobora kwirebera uko abanzi be bigorerwa. Koko umuntu ugira impuhwe, ineza n'ubutungane, agira ubuntu, agaha abakene ataziganya. Ubutungane bwe bugahoraho iteka, akagendana ishema n'ubwemarare. Imana ikunda umuntu utanga yishimye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 12, umurongo 24 kugeza ku 26. Muri icyo gihe Pasika yari yegereje, maze Yezu abwira abigishwa bati, ndababwira ukuri koko, imbuto y'ingano iyo itaguye mu gitaka ngo ihugute, ikomeza kuba yonyine, naho iyo ihuguse yera imbuto nyinshi. Ukunda ubuzima bwe arabubura, kandi uwanga ubuzima bwe muri iyi si azabukomeza kugeza mu bugingo bw'iteka. Ushaka kumbera umugaragu nankurikire, maze aho ndi aba ari naho umugaragu wanjye azaba. Byongeye ungaragira Data azamwubahiriza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi wakiriho umuriro ya Nyagasani. Buri munsi wumve icyo Imana ikubwira kandi ugikurikize. Amasomo twateguriwe uno munsi ku munsi mukuru wa Mutagatifu Laurenti, aho rw'Imana nadufasha kuzirikana ku ngingo igira iti kwitangira abandi. Mboneho nanjye kubasaba isengesho, nzirikana ibitangaza Nyagasani yankoreye kuri uyu munsi, kuri iyi tariki. Iyi ni tariki ngarukamwaka, inyibutsa umunsi naho w'ubudiyakoni. Namwe muze kumfasha gushimira Imana. Iyi tariki sinzi ukuntu byikoze ya Mutagatifu Laurenti, tariki 10 z'ukwa munani, umudiyakoni. Tujya kuzirikana ibintu bitatu biza kudufasha kureba ukwitanga. Witangira iki? Witangira abandi? Witanga ute? Icya mbere turazirikana ku ijambo umudiyakoni. Icya kabiri turaza kuzirikana ku buzima bwa Mutagatifu Laurenti. Icya gatatu turaza gusoza tubona ko ubuzima ari ishuri ryo kwitanga. Reka duhere ku ngingo ya mbere, umudiyakoni. Umudiyakoni ni ijambo ry'ikigereki diakonos, bikaza mu Kilatini servus cyangwa minister, bikavuga ngo umugaragu. Ntabwo ari umugaragu gusa, ahubwo n'umucakara, wa wundi ukorera abandi. Service. Ku ikubitiro ku ntangiriro za Kiliziya bari baratoye abadiyakoni 7. Harimo umudiyakoni tuzi witwa Stefano. Abo ngabo icyabo kwari ukwitangira abakene, gufasha mu igabura. Intumbero y'umudiyakoni ni ugufasha, service, no kwitanga. Amasomo tuzirikanye arimo kwitanga cyane, ubwo bajya bagaruka kwitangira abakene, ntabwo biza kuba kure ya Mutagatifu Laurenti. Tukaza kubona ko muri ubu buzima ari ukwitanga.
ngo yatanze ku buntu akwiza abakene, ko niko Pawulo yatubwiye. Intero ya Zaburi iti Imana ikunda utanga yishimye. Ivanjiri nayo baduhaye ikigereranyo cy'imbuto igwa mu gita kigahuguta kugira ngo izere nyinshi, yerekeza kuri Yezu upfa akazuka kugira ngo abantu bakire. Na bwa buzima bwacu tugomba kwanga tukabutanga kugira ngo twitangire abandi, twigana Kristo twitangiye. Ibyo nibyo Nyagasani yifuza kongera gutwibutsa ko akenshi dusabira ibintu tugata ubuntu bw'Imana. Muri ino si turaza kuzirikana ko ibintu bitagomba gutubuza ubumuntu ndetse bitagomba gutubera inzitizi yo kwakira ubuntu bw'Imana. Ngaho natwe tugomba kwitanga tukaba diakoni, diakonos, kwitanga, kwibabaza kugira ngo abandi babarirwe, kwabara mu kigwi cy'abandi kugira ngo babarirwe. Niba wumvise iri somo ongera urebe ahantu ujya witanga, cyangwa ujya ushaka ko abandi bakwitangira wowe ukizigama. Ngaho abashefu badakeneye kwitanga. Muri aka kanya tugiye kubona mu ngingo ya 2 ubuzima bwa Mutagatifu Laurenti witanze, aho tuza kububonamo abashefu bicaye ku ntebe bashaka gutanga, bashaka kwica, ndetse nawe mu diakoni nawe witanga wese akitangira abandi, bigatuma ivanjiri rushaho gushinga imizi kubera uwo muntu umwe Laurenti. Reka tunyere gato mu mateka ye wongere uyiyibutse, nawe akwibutse uko ubayeho niba witanga cyangwa niba utanga abandi. Kandi byaba ngo Laurenti yari umudiakoni i Roma ku ngoma ya Papa Sixtus wa kabiri niyo umwami Valeriani yarashinze umutungo wa kiliziya y'i Roma. Igihe rero umwami Valeriani atangiye gutoteza abakristu akica Papa Sixtus wa kabiri n'abadiakoni be, Laurenti icyo gihe baramuretse kuko bashakaga ko abanza kwerekana ibintu kiliziya itunze, ubukungu bwa kiliziya. Nuko bahamagara Laurenti ngo yerekane ibintu kiliziya itunze. We rero abasaba iminsi 3 ngo ajye kubikoranya abibereke. Ubwo Laurenti aragenda akoranya abakene bose b'i Roma n'indushyi zaho zose, abazanira umucamanza mukuru w'i Roma, aramubwira ati dore ibyo wantumye ndabibazaniye, ngiye imari kiliziya itunze. Uzabwira umwami abamenye kuko ubundi ari twe twabitagaho, none ubu twe tukaba dutabariye Kristo. Umucamanza mukuru wari wizeye kubona ibintu bya mirenge by'agatangaza, ibintu byinshi bitabarika, uburakari buramwegura, maze sukurakarara bisha bikomeye cyane. Diakoni rero Laurenti afatwa ubwo, batangira kumutwika umubiri wose buhoro buhoro bamukaranga. Ngo ubuzima bwa Mutagatifu Laurenti kwerekana umutungo wa kiliziya abakene. Laurenti yanze gusabira ibintu aho agasanga ni ubuntu bw'Imana, yaretse ibintu yakira ubumuntu kubera ubumuntu bwari bumurimo. Ngiye logique y'Imana ni ugutakaza ibintu kugira ngo Imana yakire abantu. Twega abantu umurongo wacu ni ugutakaza abantu tukakira ibintu. Laurenti rero ari mu murongo wa Kristo wo kuba yatakaza ibintu ariko akabona umuntu, kabona ubwo yaba ari umunyabyaha, ngo umukene, ngo umutungo wa kiliziya. Ni kangahe nanjye nawe twagiye dusabira ibintu byinshi cyane, tukica abagenzi bacu tukabagambanira kubera kwakira ibintu. Ibintu wa mubyeyi bizarikora. Abantu benshi duhanurira kwakira ibintu, amafaranga n'ibindi byinshi cyane, ariko tukaza kwibagirwa ubuntu bw'Imana tugata ubumuntu. Ni kangahe wafashe ibintu ugata ubumuntu. Ubuzima bw'umunsi Laurenti atumurikire, yongera twibutse aho ubukungu bwa kiliziya buherereye. Erega nabo bantu, iyo ufite abantu bakugeza no ku bintu, ni bwabo umuntu nyine. Twongere tuzirikane ibibazo bihari byo gusabira ibintu by'inda nini, aho ushobora kwica abandi ugakayobora ukandagiye ku mirambo yaho uyoboye. Kubera iki? Gusabira ibintu inda nini. Kuba umushefu tukanga gukorera abandi, ahubwo twega tukikorera, bakoramo ntabure n'abandi benshi cyane, kwizigamira twebwe inda zacu. Reka tujye ku ngingo ya 3, kwitanga mu buzima bwa buri munsi. Ubuzima bw'umukristo ni ukwitanga. Uze kureba igihe wabaye shefu n'igihe wabaye umukozi, igihe ukoreshejwe n'igihe ukoresheje. Iyi nkuru iragufasha gutekereza neza kuri ubuzima bwa Mutagatifu Laurenti. Uze kongera kureba kuko kwitanga ntabwo ari ukumena gusa amaraso y'umutuku. No mu buzima bwa buri munsi harimo ingero za Laurenti. Laurenti ni benshi cyane. Umva ino nkuru hagati ufata agatambaro kawe
uze kwihanagura kuko harabuza kugera ikiniga kigagufata. Mbaye ngusabye ngo kamushwari kawe gatereke hafi. Umunsi umwe hirya kure cyane mu gihugu kimwe mu karere kamwe ngo batangiye isoko kuri rwiyemezamirimo yo kugemurira ikigo cy'amashuri cyangwa ibigo by'amashuri kugira ngo abana bajye babona ibiryo, abanyeshuri babone ibiryo barye bamererwe neza. Nuko bamuha icyo kiraka rwiyemezamirimo, umushoramari rwose aragikora ku buryo bw'agatangaza kugira ngo agemure ibiribwa abana bazafungura. Nuko agemura amatoni n'amatoni, amafuso n'amafuso, imodoka nyinshi cyane. Nuko manager, umucungamutungo, ibiryo bimaze guhagera byinshi cyane muri stoke, ngo aza kubona ibintu bidasanzwe. Aza kubona ibintu bigize bite bidasanzwe. Aratungurwa. Ngaho fori cyamutunguye. Ngo atungurwa no kubona bya biribwa byose bazanye byaraboze, byarapfuye. Imungu n'utundi dusimba ntashaka kuvuga amazina yatwo tugenda dutambukamo, ibiribwa byose byarapfuye, ndetse koresha ijambo yakoresha ati biri kunuka, byarapfuye. Nuko wa mucungamutungo atera agatoki hejuru ati reka mbivuge kuko iki ntabwo gisanzwe. Nuko arabivuga. Amaze kubivuga, rwiyemezamirimo uwa mushoramari kubera ibifaranga yari afite agenda bipfunda babayobozi, abarimu, abategetsi bandi bari bahari hafi aho ngaho. Abayobozi bose bapfundamo urufaranga, bapfunda urufaranga. Byabindi nyine by'uko ufite urufaranga avuga urufaransa. Abayobozi bose barabyakira, staff irabyakira, ba directeur bose. Ngo rwa rufaranga amaze kurushyira imbere ishati, baricecekera. Ngo ni umuntu umwe gusa utarabyakiriye muri cya kigo. Urwo rufaranga mushoramari yarazanye dore ko rutubutse amamiliyoni n'amamiliyoni. Ngo ni wa mucungamutungo we yanga kuva kwizima ntiyabyakira. Aha, abandi bose babyakiriye, bose bayakiriye amafaranga babateyemo kugira ngo bazemeze ko bakiriye ibyo biribwa, babifashe kandi bitunganye, bityo bazabigaburira abana bemeze ko nta kibazo bifite. Bityo umushoramari koko azunguke bikomeye cyane, bazongera mu isoko ntazahombe, abateramo amafaranga kandi barabyemera. Igihe cyageze bya biribwa bagiye gutangira kubitegura, umucungamutungo ajya mu butabera kubivuga ati rwose hano haje ibintu bidasanzwe, mutabare abana bagiye gupfa. Ako kanya ngo bahise bamushyira supaguru ku munwa, barawupfuka, barawuhambira, bamushyiramo amapingu, baramufata, baramuboha, ntamenye irengero rye, na n'ubu ashobora ko akiri mu buroko. Ntuze guhita umbaza niba bya biribwa nyuma y'uko bacecesheje wa wundi wari wavumbuye ayo makosa uko byagenze, niba bigaburiye abana. Ariko wa mucungamutungo bamusunikira mu buroko kugira ngo yamara itambuke, bya biribwa biboze bakomeze bigaburire babanyeshuri. Ntuze guhita wongera kumbaza uko byarangiye. Wa mucungamutungo yarangirije ubuzima bwo mu buroko, na n'ubu ushoke ko agifunzwe, ntawe uzamurengera, ntawe uzamurenganura. Kubera iki? Amafaranga amuryamyeho. Bamurunzeho amafaranga menshi cyane, bamucisha amafaranga, baraceceka. Ari abayobozi, directeur, umuyobozi w'ishuri, abamwungirije n'abandi benshi cyane, bose rwa rufaranga bararuriye. Ntawe ushobora kujya kumurengera ngo umurenganure, bose cya kinyoma kibariho. Rwa rufaranga bararubitse. Ntuze kumbaza uko bizagenda nyuma y'uko abana bariye ibi bintu biboze, ibi bintu bigaze, uburozi n'ibindi byose. Ese aho abayobozi bacu bakomeye bazita kuri aka karengane k'uyu mucungamutungo, ubundi iki kibazo bagikurikire imuzi n'imuzingo, ubundi batangaza ubutabera? Yibaze nanjye nibaze. Muvyeyi, cyo nashaka kwereka nuko buri gihe iyo uri mu murongo mwiza ntabwo isi ikwakira neza. Iyo uteye agatoki hejuru ati nyamara ibintu sanova pa ntibigenda, bakuvugiriza induru. Nuko bagakomera mu mashyi b'abantu bafite ibintu, amafaranga, abategetsi, kandi bari kwica abandi, bari kwica babakene, bari kwica babene ngofero, abuzukuru ba Rushati, kubera ko ntawo bavuganira. Wongere uze kureba ntaho mu buzima bwawe umaze kurengera bangahe, umaze kurenganura bangahe, umaze gutabara bangahe, cyangwa umaze no gutaba bangahe. Ngo ubuzima bw'umudiyakoni, umumaritiri waho Imana Karaburendi, ntabwo ari uyu nguyu gusa tubona ati munyice nanjye mporwa Imana. No mu buzima bwa buri munsi hatambukamo abadiyakoni, Baraburendi baratambuka. Cya gihe nawe wazamuye kako hejuru ati ibi simbyemera, sinshobora kwemera ikinyoma gitsinda,
sinshobora kwemera ikinyoma gitambuka, sinshobora kwemera za ruswa zitambuka, sinshobora kwemera ibi bintu bipfuye amaso mugenda mubishyigikira mwese, ikinyoma kigahabwa intebe, abantu bakomeye bakomeza kugishyigikira, ubuyobozi bukagishyigikira, za ntiti, abantu bakomeye bose bakagenda bagishyigikira. Kubera iki? Rwa rufaranga ruzarikora, amafaranga. Ngaya mafaranga yatwambuye ubumuntu bamwe, turasabira ibintu bamwe tugatakaza ubumuntu. Ngo wa muntu ufata ibintu agatuba umuntu, agatuba ubuntu bw'Imana. Diakoni Laurenti aza kukuvugana nawe ugera urebe niba nta hantu watambukije ikinyoma, ukagambanira umwana uri mu nda, ukagambanira ba nyina ba se, ukagambanira wa muntu kubera ko ashatse gutambutsa ukuri, akagambanira imbere y'Imana. Imana iri kubibona. Urose ongera rebe ibyo yagiye asabira kubera urufaranga rwaje, kubera gushaka ibyo ushyira mu nda, ukaza kwibagirwa ubuntu bw'Imana, ukibagirwa umutima. Laurenti aracyakora, Laurenti baracyari hano mu isi, n'abami ba Valeriani baracyariho benshi. Ariko se nigane Valeriani cyangwa nigane Laurenti? Ndakwifuriza umunsi mwiza wo kuba umucakara, aho hose utashoboye kuzamura agatoki, hataba ngo bataza kugaca, bataza kugufunga, ati siniteranya. Ntabwo niteranya rwose, ni umuntu w'Imana, ariko biriya ntacyo mbivugaho, ntacyo mbikoraho, munyihanganire rwose ntacyo mbivuzeho. Aha, ugacisha kuguri kandi ukuzi. Abantu bakaba bagiye gupfa kandi ubizi, abantu bakaba bagiye gupfa kuriho kandi ubizi. Hari uri kugirira abana nabi kandi ubizi, hari uri kuroga abantu b'abandi ubizi neza, akanagukoresha nawe ukabyemera. Ya migambo ukayinjiramo ya sekibi, ubuntu bw'Imana ukabutakaza, uwo muntu ukaba warabutakaje kubera gukunda ibintu. Ugira utekereze urukundo ukunda ibintu kurusha abantu, kurusha ubuntu bw'Imana. Laurenti Mutagatifu udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.